uya muri guma mu rugo urumva ntabwo nari kuviramwo aho Keza aratwita afite inda azabikubwira narabitunganyije uya ntubiye ngo ndisetse nyine naramutunganyije. Felicitation rero wari umuntu w'umugabo. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba The Family Focus TV. Amahoro y'Imana bane namwe, imigisha y'Imana ibahire mu byo mukora byose. Twongeye rero twaje turabifuriza ibyiza byinshi, turanabasaba kandi gukora subscribe kugira ngo channel itere imbere ndetse munasangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu n'abandi mubona babasha kubikurikirana. Umunsi rero twagarukanye n'icyamamare umusitari, reka tumuhe umwanya atwibwire. Okay, nitwa Gasore Pacifique, ntabwo nize amashuri menshi ariko ndi umusitari ukomeye, narangije 6e primaire ariko muranzi am superstar in Kigali. Izina ry'ubusitari se niri? Yaka Mwana. Mubwire amazina yanjye nyakuri, nitwa Gasore Pacifique, niyo mazina yanjye nyakuri. Iryo zina niyise rero aka Mwana. Uretse abantu bagenda banyitirira ariko ni njyewe Yakamwana original, Kamiyaka. Reka se waryise kubera iki? Ni ukubera impamvu buriya hari akantu bita aka, buriya hari ukuntu uba witwa ukuntu ukiri muto ukita n'akandi kazina kawe, ukita The Band nangwa Rutikanga nangwa se Acteur The Band nangwa na Bango. Ibintu nk'ibyo nta muntu ubura agasirino akazina nyine wiyita muri quartier cyangwa se abantu bakakakwita. Tukiri abantu urabona hari ukuntu bakwitaga akazina. Abakunzi rero ba The Family Focus TV bari bagukumbuye. Guma mu rugo yatumye ugenda uraceceka burundu, wari urimo gukora iki muri guma mu rugo? Okay, muri guma mu rugo yari lockdown ariko ngiye nari ndi gutarasa bisanzwe kubera ntabwo ndi gisambo sindi n'umujura, nari ndi gutarasa muri kebo yanjye ngiye nzenguruka kaburimbo zose like a security commander. None se ko urimo kugenda wenyine kandi twari tumenyereye ko ugendana na madame ari hehe, bimeze bite? Okay, ariko umugore ntabwo ari ngombwa ko musohokana buri munsi. Niba nasohotse ngiye kunywa akabyeri ntabwo ari ngombwa ko buri kanya nsohokana n'umugore wanjye. Agomba gusigara muri wanjye mu gacupa ngasanga yahishije. Ameze ate ubundi ari aho? Okay, Keza ameze neza, akora mubwira ati sigara mu rugo nk'umugore ngiye kunywa agacupa ahantu ndaje, ngasanga yateguye icyakura yamaze kugikubita mu bakuri yaneguriye like superstar Mwana. Ese ukunda kurya iki? Akanyama ndetse akora zirasambaza zingande ziraryoha, kiro kiranahenda, kiro kigura hafi 800. Ibyo akunda kugutekera? Kurisha ubugari nangwa se ku muceri aba ari sawa. Ariko kagiye duherukana umbwiraga ko mugiye gutegura ukuntu mwakwibaruka ukagenda ugakora akazi kose, ubundi bigeze he? Uya muri guma mu rugo urumva ntabwo nari kuviramwo aho Keza aratwita afite inda azabikubwira narabitunganyije. Uya ntubiye ngo ndisetse nyine naramutunganyije. Felicitation rero wari umuntu w'umugabo. Oya ntabwo arabyara aratwite, nta nubwo nzi ngo ni y'amezi angahe. Yansinyaye gusa arambwira ngo tayari ibintu byatunganye. Ariko ngiye nishimye cyane ko hari abantu benshi bari bateye aka ntabwo abyara aramunagira, ariko ngiye Keza yambwiye ati tayari nasamye. Niba yasamye baro nanjye n'umwe
none se akaba urumva ugiye kwitegura gute gufata umugore utwite, urumva witeguye kumutwara ute? Hari ukuntu nyine imbaraga zigenda zigabanuka, urumva wowe uzabyitwaramo ute nk'umuntu w'umugabo? ahubwo ngiye kumubwira ngo yasamye, ngiye ndacyari kubyigaho. Ni gorukipa se, ni garidi, si kumubwira ngo yasamye, yafashe akabumbu byaye none se reka byibura reka twumve ko ufite ibyo kumuha kugira ngo arye, umwana akure n'umubyeyi amere neza. Muri Guma mu Rugo wagiye gufata ibiryo ku murenge? muri Guma mu Rugo njya gufata ibiryo njye w'umusitari, njye nagezeyo barabinyima, bari kwandika kuri lisite ngo ntabwo nanditswe da, mpita nigenda, nari mfite akawunga, mfite n'umuceri n'ibishyimbo. Ariko muri Guma mu Rugo nagiye gufata ku biryo by'imfashanyo, barabinyima ngo ntabwo ndi kuri lisite da. Ubu ngubu ariko akazi Guma mu Rugo yarangiye, turi mu mirimo isanzwe itandukanye. Turi muri Guma mu cyumba se. Oya, ni Guma mu Rugo yarangiye, tugiye gusubira mu kazi. Mabuja, abagore noneho bari kuvuga ngo Guma mu Rugo yarangiye, nose turi muri Guma mu cyumba. Bavuze ngo dusubire mu kazi, hari imirimo imwe n'imwe yemewe. Wowe ngubu ugiye gukora iki? Ngiye gukina filime nyarwanda, nkomeze kuri komedi. Urabona iyo abamotari bari mu muhanda, abakinnyi barabatwara bakajya gushutinga, tugafata amamoto tukagaruka iwacu mu mago yacu. So tujye gukomeza akazi muri make. Se akaba umuntu yari umusitari, aba afite n'ikofi yawe ubu ngubu ihagaze fresh nta kibazo. Ushobora gusubira mu nkambi abantu usanzwe b'abashyitsi bawe ukabagurira akantu, umeze nk'umuntu w'umusitari, kandi umaze iminsi myinshi uri umusitari, umaze kwamamara ahantu hanini. Ushatse rero watubwira ukuntu ikofi imeze n'ikintu ufasha abantu bagenzi bawe bari mu nkambi igihe isubiyeyo. Nuvuga nibafungura mu ntara nidutangira kugenda, ningera kempu mu nkambi yacu ya Gihembe, Gikosi cy'umusururu, nzagura amajerekani y'ikigagi, abantu banywe, twiyakire, kandi ndabizi barankunda, baranankumbuye. Ningera mu nkambi y'impunzi iwacu, nuko ari maze iminsi i Kigali, ariko nkigerayo nta nubwo nzanagura, bo ubwabo bazanyambira. Ariko na hano i Kigali ufite ibari, ndahoze numva uvuga ngo ugenda muri kebo yawe ngo utembera mu mujyi wa Kigali. Tubwire ubundi ufite iyihe modoka? Mfite imodoka nyinshi cyane, ntuye hano hafi aha ngaha, mfite imodoka ngewe. Wari wabona nye? Ufite ubuhe bwoko bw'imodoka? Imodoka rava. Ntabwo urubaka? Mfite karava kanjye, mfite n'izindi nyinshi. Nose nzagure rukururana, nangwa nzagure fuso. Oya, niba karava gafite ubwo nyine ko washimye. None se ubundi gahunda yo kujya muri Amerika irakomeje? Ku byerekeranye na United States, nkatwe b'impunzi baradutungura. Ejo nangwa ubundi wakuma ngo yakamwana yagurutse. I'm telling you. Uzakumbura bande nugenda? Nanjye uzankumbura? Nk'umunyamakuru nkawe twakoranye, niba ngo yakagiye kuri indege, ntabwo abanyamakuru muzaza ku kibuga cy'indege ngo yakaragiye cyane rwose. Tuzaza twirukanka, ahubwo ndakubaza uzakumbura nde numara kugerayo? Hano mu Rwanda uzaba wumva ukumbuye nde? Uzaba wumva ukumbuye iki? Mbese nk'umuntu wahabaye kandi akaba ari umusitari. Nzakumbura abanyarwandakazi. Abanyarwandakazi bakundira iki ko wumva ari buzakumbura bonyine? Nuko ari bo ndi kumwe nabo kugeza uyu munsi. Nk'iyo ubona ugenda mu nzira abantu bakakwishimira, abaduhamagara kuri telefone cyangwa tuba twatanze ngo mudusurize yaka dushaka kumugurira agacupa, ubundi kuba uri umusitari ubibona ute? Wumva umeze uti ubona ugenda mu nzira abantu bakagukunda? Ese byaje bite? Ni ukuvuga ngo niba abantu bankunda, ntawe nabwiye ngo nkunde. Niba bankunda ni nk'uko nkunda nawe. So ni ukuvuga ngo niba umuntu bamukunda c'est moi, abandi nabo rero batera intambwe aho ngeze
bazagera, uzagerageze ukundwe n'abantu kandi ubane n'abantu neza sesa. Okay, reka noneho gira abantu bawusuhuza cyane cyane abantu bizi neza ko bari hanze y'igihugu bagukunda bahora bagukumbuye kugira ngo abantu badutuma ngo muzadusuhurize Yaka nawe ubasuhuze hanyuma kugira ngo unebereke ko nyine twagushatse. Urabizi ko kukubona bitoroshye. Abantu muri hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda indani mu Edikota ndabakunda mwese. My name is Yakamwana, nta mutima mubi ngira, ndabakunda mwese. Mba hano i Kigali, nta n'umuntu uzankura hano, ngiye niko mbabwiye. I'm telling you ndagapfira Runyoni. Thank you. Ariko nguzi no kuririmba. Baririmbire. Uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngezeyo, nzambara ubwiza bw'Imana ayiwe, nzambara ubwiza bw'Imana ayiwe, nzambara ubwiza bw'Imana ayiwe. None se Yaka iyo nyogosho ari nziza, ninde guhitiyemo inyogosho? Ni Madamu Keza? Inyogosho ngewe kubera ko urabona iyi nyogosho yanjye bayita Lukasa ya Mbongo. Urabona hano hasi nakutuye umusatsi wose, hejuru none hejuru nakusemo tentire. Tentire bisobanuye ceinture noire muri Kongo. None se hari abakobwa bagukunda ngo bari bakunze za dread zawe, uzazisubizaho? Icyo bakobwa barankunda nayo ndabakunda, ariko nkunda kubakubitiraho tuno dufavore, ko abakobwa benshi bakunda udufavore. Ariko mabuja uretse ibintu byo banjye ko ari uko wenda nakuriye mu nzara, jura nari umubogara. Uri umubogara? Nose narari idamaje nziza, nariye neza, nge nambaye keke ya danje, ndi umubogare mabuja. Urakoze cyane Yaka. This is Family Focus TV. Subscribe, comment. So ndabizi muranzi nitwa Yakamwana OG. This is Family Focus TV.